Mwenyura Yesu aragukunda. Mwenyura Yesu aragukunda. Uko byagenda kose n'ijuru ari Yesu dukunda. Haleluya. Nzababwira nanjye arankunda. Nubwo muri ubu buzima hari bitagenda neza, nubwo muri ubu buzima hari bitaragenze neza, ariko ndashima Imana yampaye kumwenyura kuko Yesu ankunda. Nzabibabwira ariko uyu munsi mbe mbipfundikiye simbibabwira nona. Nejejwe no kubona korali ibyiringiro bishya. Nibyo? New Hope. Ngaho da nako ndagatahanye. Ibyiringiro bya none cyangwa se ibyiringiro bishya. Imana ibaho umugisha, ababifuriza umugisha w'Imana bakoze cyane. Nejejwe no kubana n'inshuti zanjye korali Itabaza duherukana kera nko muri 2015 ndi mu Mavuna Kimisagara. Muraho neza. Nari nifashe ngo nze kubasuhuza mu ruhame. Imana ibaho umugisha. Harimo abantu bakuru, ndabona hariyongeyemo abatoya, bakuru b'icyo gihe sindi kubabona, ariko Imana ibaho umugisha kandi mukomeze umurimo umwati wabisusa ku mwami. Nanjye rero naje hano i Musanze amaze kuba iwacu, dore ko ejo bundi ku isabato ishize nashoje amavuna hano i Galilaya mu mujyi wa Musanze. Nabaye inshuti ya Yahunde nakoze amavuna mbere ya Covid. Nabaye inshuti yo ku itorero rya Nyarubande kwa Gasore nakoze amavuna. Nakoze amavuna kwa Bararendeza hejuru mu Kinigi 2017 nsubirayo 2021 ku itorero rya Bararendeza neza. Maze kuba inshuti rero y'inaha nakoze amavuna ahantu bita Ruwaka hejuru zamutse mu Byangabo muri 2015 n'indi yo mu mavuna yitwa kwa hejuru kwa tuyiringire hafi aho ngaho hejuru ku birunga rwose hari akabeho. Ndongera nkora amavuna mu itorero ryitwa Kansoro hejuru nanone hafi y'ibirunga. Ndongera nkora amavuna mu ntara ya Ruhanga ku itorero rya Ruhanga hariya mu Kinigi, urumva nari umuturage w'inaha. Ndongera nkora amavuna mu Rwambogo kwa Mwishyuzi Zakariya zamukiye kuri Nesi Ruhengeri, ndetse nabonye korali yaje kuharirimba uwo munsi. Namwe Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha cyane, byanejeje ko nje noneho mbasanga mu rugo. Imana ihabwe icyubahiro. Urumva rero ndi umuturage w'inaha, njinaha mu materaniro makuru inshuro zirenga 4. Hari Ngororero na Mukamira, hari Gakenke, hari iryo za Rurindo hirya ugana Ibyumba, hari hejuru hano mu mujyi wa Ruhengeri. Nagenza mu materaniro makuru agiye atandukanye, kandi shimishijwe no kuba ku itorero rya Buramira mu ntara ivugabutumwa ya Musanze. Maje nzi umuntu umwe gusa, uretse ko abari banzi bo bari bahari, ariko umuntu nari nzi n'umuntu witwa Safari. Safari yabaye inshuti yanjye cyane. Muvuge ngo amen. Abo bibabaje mwe kubivuga, abo binejeje mutamere. Safari yabaye inshuti yanjye cyane, tumenyerera kuri telefone mu itsinda ry'abayobozi. Niwe wari intumwa ya hafi, niwe watumye tubasha kumenyana kugira ngo nzabashe kugera aha binyuze mu itsinda ry'abayobozi, ariko ari we tubasha kwandikirana. Ariko nifuza kureba isura ye ku mafoto, nabonaga nabibona neza, kugeza ubwo nagiye gukora amavuna iwacu ku ivuko ku Kibuye i Karongi. Hari amateka wenda muzagenda mumenya cyangwa abandi bazi ahantu hari amateka muri ako gace. Ninjye waharokotse mu bijyanye n'amateka ya Jenoside, ninjye waharokotse njyenyine aho cyitwa Igitsina Gabo. Aho rero hari amateka menshi cyane najya mu uyu mwanya, ariko Imana yaje kumfasha. Aho hantu ahitwa mu Itongo iwacu, Imana imu bushobozi tububaka urusengero. Urwo rusengero Imana iramfasha, tubabwiriza ubutumwa, haboneka bizera. Ikintu kinejeje nuko abamateka mabi yari amateka mabi y'abadayimoni, Yesu yabahindura amateka, nibo bayobozi b'iryo torero. Misi yashize rero Safari yanteye inkunga, yanyohereje igitabo cyitwa Kugana Yesu. Niho nari ndi mu mavuna, tuhagira ibihe byiza. Nta mavuna yagiye atambuka no ku ijwi ry'ibyiringiro, ariko twagira ibihe byiza. Nshimishwa no ku iwacu hari abandi bakize 81. Safari rero ari mu bantu bakoze umurimo. Imana imuhe umugisha.
niyo mpamvu mutinzeho yanyohereje igitabo cyo kugana Yesu kandi naragitanze, nagitanganye na Bibiliya, biha umuryango wiyeguriye Imana izabikwibukira. Reka rero kubw'uyu mwanya mwiza tugezemo gahunda yo kuramya, nongere mbaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Twayisenga Emmanuel nk'uko bababwiye, mvuka mu karere ka Karongi ku Kibuye, ndi umushi mu bashi hasi ku Kivu ku mazi, ari ayo mateka. Ariko ndi n'umukiga, abajya bibwira ko kuba umukiga ari ubwoko barababeshya, ahubwo nasomye Bibiliya yanjye imbwira ko abakiga ari abantu batuye mu misozi miremire cyane. Ubwo rero abantu mwese muri iyi misozi yo hejuru muri abakiga, ariko ubukiga si ubwoko. Nanjye ndi umukiga kubw'imisozi ya Maya yitwa ya za Mushubataho, za Rutsiro, hasi tukaba abashi ku mazi. Aho niho mvuka, ariko kandi uyu munsi wa none ndabarizwa muri Central Rwanda Field, hariya mu ntara ya ubwo naho bita muri Gitarama, ku itorero rya Bimomwe mu ntara y'ivugabutumwa ya Musambira. Niwo nkorera inshingano, nshinzwe ivugabutumwa mu ntara, nshinzwe ivugabutumwa mu itorero, nshinzwe icyiciro cy'ubutabazi, batabazi mwakoze, kandi nshinzwe n'icyiciro cy'ababana n'ubumuga, ndetse nkanavugira Imana ifashije itorero ry'Imana mu buyobozi bwa leta, mfatanyije n'umupastor uhari w'umupansiyoni. Ubwo sinisobanuye bihagije uyu munsi wa none, ariko nkaba n'ubundi mbarizwaho, ariko ntuye mu mujyi wa Kigali. Nayituyemo mfite imyaka 25, nagiye kwibona nyibona nyisubiyemo, nyimazemo umwaka. Ndi ahantu bita Ibweramvura, mfashe itorero aho ngaho, ariko kubw'ubuzima n'imibereho naho ngaho. Ndumva ibyo ari byo byose tugiye kubana munzi neza. Ndi umugabo kandi mfite umugore umwe, ariko ibindi nzabibabwira. Reka rero kubw'uyu mwanya mwiza tuzirikane iyi gahunda yo kuramya. Nejejwe no kuzabana n'abana b'Imana hano, kandi nejejwe yuko nje muri bashiki banjye na bene data. Imana iduhana umugisha. Ndi umugaturika ku bwa kavukire, kubw'imyizerere, ndi umwadeperi kubwo gushaka Imana, ariko ndi umudivantisi umunsi wa karindwi kubw'ubutumwa bwiza. Ubwo bwene dini butatu nimubona rero muzihangana, abadive b'Ikigugu nimubona ubugaturika bwamfashe ntimuzagire ngo mwaratewe, kandi nimubona ubwadeperi bwamfashe ndi gusimbuka n'ipendo muzihangane. Ariko kuko nzi ko abadive nabo bagira gahunda bigengesera, nzajyana namwe, kandi Imana izaduha ibihe byiza. Reka rero kubw'uyu mwanya mwiza tuzirikana amagambo ari mu ndirimbo y'162 tumaze gusuhuzanya, hanyuma turebe ikigwa cyacu cy'aya manywa, tuze gusaba Imana kudufasha kugira ngo n'igitaramo kize kugenda neza. Amen. Indirimbo y'162 ni indirimbo nkunda cyane, aho ngeze bwa mbere niyo ntangiza iteraniro. Ndayikunda kuko iyi ndirimbo Imana yayimpaye ndi mu musozi, ndi gusenga umusozi witwa Mo Kigali. Iyo myaka 25 nari nagize umugisha ngura inzu mu mujyi wa Kigali, ntura hitwa Kimisagara Katabaro, ndi gusenga, ndi gushaka Imana mu bihe byanje, numva nshaka uburyo nakiramo umutima wanjye ukagira amahoro, kubizera, kubana n'Imana. Umuntu wese agira uko yahamagawe. Iyi ndirimbo yaje mu muhamagaro wanjye, izari indirimbo y'162. Nagize umugisha, iyi ndirimbo izana n'isomo ryo muri Yesaya igice cya 40 murongo wa mbere gukomeza, avuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize rwose, mubabwirire ibyururutse imitima, kandi mubatangariza yuko intambara zabo zishize, kandi mubabwire ko ibyaha byabo babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Babyumvise mutamena? Nahagurukiye muri iri torero mu murongo witwa ihumure, kandi ijuru rimpamagaye kujya guhumuriza abari bafite ibibazo by'amateka, ibibazo twari dufitanye, cyane cyane abo Satani yari yarakoresheje ibintu biteye ubwoba. Wenda tuzabigeraho kuko Imana yantegetse kwandikira abari mu mazu ya gereza, hangira uwo murimo wo kwandika inzandiko, ariko Yesu nanjye amaze kuruhura umutima wanjye. Niyo mpamvu abo ngeze bwa mbere, amabwiriza bwa mbere ntangira amavuna ari iki cyaya masaha, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese wifuza guhumurizwa? Niba wifuza guhumurizwa, genda nawe uhumuriza abandi. Nicyo cyigisho cyacu cyaya masaha. Mbese wifuza guhumurizwa? Niba wifuza guhumurizwa, genda nawe uhumurize. Turaza gusoza buri wese yemereye Imana
niko mbyizera, kugira ngo nafate inshingano muri aya mavuna y'ibyumweru 2 ijuru rizagushoboze nawe kwakira ihumure hanyuma uhumuriza abantu. Uyu muririmbyi w'indirimbo y'Ijana 62 indirimbo ndayikunda cyane rero, aravuga ngo umukiza agenza ate? Umukiza aranyobora, yemwe birampagije rwose. Indirimbo yambere kibwirizwa gikomeye cyane. Nari nsigaye nta mama, nari nsigaye nta data ngira, nari nsigaye nta data wacu ngira, nari nsigaye nta mama wacu ngira, nari nsigaye nta masenge, nari nsigaye nta gasanira, nta mukuru wanjye, nta murumuna wanjye. Umuryango w'abantu 50 wose warushize. Sigaye mfite ikibazo ku buryo nageze ubwo mpinduka umusazi. Nafungiwe urumogi inshuro utabara, nabaye ikihebe mu buryo utabara. Aha mu Ruhengeri mafite amateka ku myaka 15 nzayababwira. Njya kwiba tuwarete hariya muri stade hariya yanyu. Iriya stade nayibyemo tuwarete njya kuyigurisha 4500 mu Ruhengeri. Mafite amateka mbahantu bita Muteta Goshi, nasaze ndi umusazi, ariko nagira ngo mbabwire Yesu ni mwiza. Amen. Yesu arakiza kandi bigakunda. Burya ntabwo ari igipindi, si iby'abantu bajya kwiga mu mashuri, ahubwo Yesu wahuye na Sawuli, Yesu wahuye n'abicanyi, Yesu wahuye n'indaya, Yesu wahuye n'abajura. Turi abagabo bo guhamya ko Yesu yahuye natwe kandi ahageze ibintu birahinduka. Iyi ndirimbo rero yambereye iyo kuba ku mutima wanyu. Umva amagambo yamfashije. Umukiza aranyobora, birampagije rwose. Birashoboka ko isi yaba yaragutesheje umutwe ikaguhamura, ukabona hari ibyo utakibona muri ubu buzima, ukabona hari ibyo utarageraho muri ubu buzima, ukabona hari ibyo wari ufite watakaje muri ubu buzima. Ndaguhitiramo inshuti nziza itanga ihumure, hitamo Yesu. Umukiza aranyobora, birampagije rwose, kandi sinshidikanye imuweze kuko njya nzibonaho. Harimo amagambo meza. Amahoro yo mu ijuru yanyuzuye umutima. Nigize nitwa izina ryitwa Sina Mupenzi, rivuga ngo nta mukunzi ngira, kuko nabonaga ku isi nta muntu mwiza ukihaba. Ndagenda banyita izina, mfite amazina menshi. Hari iryo banyise umwami w'abagome hariya mu mujyi wa Kigali. Mvuye mu bundi buzima aho navunjiraga hariya kwa Rubangura, hari igicupa cya Coca murahabona, nitwaga umwami w'abagome. Narwanye n'abapolisi, ndwana na militari, kugeza ubwo nambuye umupolisi imbunda, baramfata baranjyana mu nzu, bankorera ibyo bagombaga gukora, barankosora. Ariko burya koko nibyo, ngo ibitugu by'umupfapfa wabihata inkoni, nta kundi. Ibyo byose byari byaranteye kuba ikihebe, ariko reka mbabwire aya mahoro ndayakunda. Muzumva nkunda kubabwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Aya ntabwo ari amahoro duheshwa na radari zafashe ikirere neza, ntabwo ari amahoro duheshwa n'ibifaru bikomeye ku isi cyangwa indege z'intambara zikaze cyane. Biduha agahenge kuba bikoresha barinda ubusugire bw'igihugu, bigatuma tuba mu gihugu dutekanye. Ariko abantu bashobora kuba mu gihugu batekanye, bafite umutekano bigaragara, ariko ubwabo mu mitima yabo barabuze amahoro. Aya mahoro rero mbifuriza narenze ayo dufite mu gihugu cyacu. Imana ishimwe ko tuyafite. Ndabifuriza amahoro aturuka mu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ayo mahoro Dawidi amaze kuyabona yaratuje, akanwa karavuga muri Zaburi 32, aravuga ngo hahirwa uwababara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Kandi hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranirwa, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntarye nk'abanyabyaha, ntanywe nk'abanyabyaha, ntiyambare nk'abanyabyaha, ntavuge nk'abanyabyaha, ntagende nk'abanyabyaha. Uwo yitwa uhiriwe, uwo ni utunga amahoro yo mu mutima. Abantu bakakubona uri incike, bajya kubona bakabona uri agakecuru kagenda kamwenyura, bakakubona bazi ko uri umutindi wababajwe n'isi n'ibibazo bikoreye, nawe abantu babizi. Ariko bajya kubona bakabona uhuye nawe ukavuga uti mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Nimbona umwanya nzababwira. Ntabwo amaso yanjye yarebaga neza kubera imbuto z'urumogi, ntabwo nari meze neza, nari ikihebe kiraho. Naje kureba nyuma yo kwakira agakiza, nsanga amazi yangiza undi muntu kuyanywa, igikoma kingwa neza, nimuzagira impungenge, ni umuzungu ku ruhu gusa. Ibindi byose ntacyo bintwara, mpekenye imyumbati nta kibazo, bijumba nta kibazo, nimuzavunike mu migati yo mu mabutike n'iwanjye ntihahora. Gusa ndi kubamara impungenge. Yesu yangiriye neza, amvura indwara, uretse ubumuga gusa mfite, ariko mu nda ni hazima. Nta kibazo mfite cy'ubuzima. Imbada ndazirya, imbada ndazirya, nta kibazo mfite habe na gito.
ariko maze kwakira Yesu amahoro kanyangezi tamaye. Ngeze muri Yesu nabonye amahoro. Aya mahoro umuririmbyi aravuga ati yanyuzuye umutima. Haleluya. Amahoro yo mu ijuru yanyuzuye umutima. Kubw'ibyo nanjye sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora. Sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora. Ageze ku gitero cya kabiri ati Umukiza aranyobora akampumuriza. Iyo ngeze mu makuba ntamvirira na hato narabibonye. Bona nubwo nateguza nkagira intege nkeya we yandamira akamfasha. Ahora nyitaho iteka ntacyo nzamuburana. Ageze ku cyanyuma aravuga ati Umukiza aranyobora niryo humure ryanjye. Niwe uzamaza uburame ye muramusingiza. Kubw'ibyo nta cyatuma ninya urupfu nubwo sida na kanseri byaba biri mu mubiri. Ibyo byiringiro bizima. Nta cyatuma ninya urupfu nubwo baba bambwira ngo uraye urupfe bakakwandikira urwandiko bateje tuzakwica. Nzabaha ubuhamya isaha yawe itageze iterabwoba ntacyo ryagutwara. Abantu bagerageza kugira icyo bagutwara bagakayakaya bikanga. Nzi umugabo uyu munsi arahumeka nzabibabwira. Bashize imbunda mu gutwi agiye gusenga hano i Kigali. Yitwa Muramutsa Antoine wa Kimisagara. Uyu munsi wa none ibyerekane kubivuga ariko ndashima Imana ko ariho. Baramufata afite Bibiliya ari kumanuka ari Nyabugogo muri Feruje bati wa kigabo we ugiye kutari kudufasha ngo udufashe kwica nawe atizaniranga muntu arayibereka. Basanga wenda nari mu bari gushakwa. Bati none kuki utadufasha? Ati hoya ati ngewe ndi umwana w'Imana. Amen. Nge ndi umwana w'Imana. Kutaza ngo dufashe kwica ati hoya nge ndi umwana w'Imana. Bati ikigoryi bakubita imigeri bacira mu maso. Bati tugiye kukwica. Ubwo banze kudufasha bafata imbunda. Ndakubwira gukomera kw'Imana. Kuba muri uyu munsi ntabwo ari impuhwe za Satani. Hari abo munsi bagiye bapfa mureba. Hari abashyizwe ku kandoyi murabizi. Hari abishwe n'amasasu. Hari abaguye mu myobo. Hari abaguye muri Kongo mugasimbuka imirambo mukiruka abandi mukiruka. Hari abishwe na diare turasimbuka turabareba. Dukwiye gutekereza impamvu turiho. Zaburi 118:17 hari amagambo nkunda cyane Dawidi yanditse ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Haleluya. Ngo nzarama kugira ngo ntangarize abantu ibyo Uwiteka yakoze. Ngiyi impamvu Imana iduhaye kubaho. Si ukugira ngo twirate isura ubutunzi, ni ukugira ngo dutangarize abantu ibyo Uwiteka yakoze. Burya uraramye ku myaka yawe kana gatoya abo mwasamiwe rimwe bamwe zavuyemo abandi barapfa ari impinja. Ku myaka yanyu namwe muraramye Imana itugize abarame Imana ihimbazwe. Ariko ituramirishije iki? Ituramirishije kugira ngo dutangaze tuba batanga buhamya bo guhamya ku Imana ikiza kandi hindura ngo duhinduke igisubizo kuri bagenzi bacu. Imana ibidushoboza. Nshuti zanjye Imana imuhagararaho. Bafata imbunda bashyira mu gutwi bati tukirase. Umwe arakokinga isasu arishyiramo agiye kurasa isasu ryanga gusohoka. Bati iki kigoryi kuki tukirasa bikanga. Afata imbunda yerekeza mu kirere arasha amasasu arazamuka. Agarura imbunda yimushyira mu gutwi bamuryamisha hasi bashyiramo isasu akora muri ntuza biranga. Sasu ryanga kumufata bati iki kigoryi menya ari igishingwe. Mugenzi we bari kumwe atereka murashishi yanjye azaniye nawe amushyiramo ubwo buhamya arabufite. Baramurasa yanga gupfa barangije bakaye ibikororwa bati po uragapfurwa n'urwo wapfuye si ruto. Barahaguruka baragenda bageze imbere barashundi biremera. Hari impamvu Imana yakurinze. Ni kubitekereza. Ndababwira yuko nta gikwiye gutuma dutinya urupfu. Dukwiye gutinya icyaha. Dukwiye gutinya icyatuzanira kaga. Ariko ntidukwiye gutinya guhamya Yesu kabone nubwo byagera mu rupfu. Satani yakubitse mu bwoba igihe kirekire. Abaganga bagutakariza icyizere bakubwira ko indwara urwaye utazazikira. Ndagira ngo uyu munsi ijuru riguhumurize. Ijuru rikwakire kuko no kuba ugihumeka n'ubwo burwayi ijuru riracyagufiteho umugambi mwiza. Gabanya kwiheba wongera amasengesho. Iminsi yawe Imana yakugeneye niyo uzamara ku isi. Ariko ukwiye kuyimara uri uw'agaciro muri sosiyete ndetse no mu itorero ukaba ufite icyo umariye abandi. Maze uyu muririmbyi arangije ati Yesu avuga amagambo akomeye ati Umukiza aranyobora niryo humure ryanjye niwe uzamaza uburame. Nzajya mpora musingiza nta cyatuma ntinya urupfu mfite iryo sezerano. Haleluya. Nzajya nanjye ndirimba iteka ni Yesu niwe ugenje ute. Yesu niwe unyobora nzajya ndirimba iteka ni Yesu niwe ugenje ute. Nshuti zanjye
dukwiye kugirira Imana icyizere. Zaburi nkunda ni Zaburi 139. Yanima amagambo tuzagarukamo iravuga ngo Uwiteka warandondoye ugenza ute? Uramenya uzi imyicarire yande? Ubu twicaye hano Yesu arabizi. Uzi imihagurukire yande? Uzi imigendere yande? Imiryamire yande? Amagambo arimo ntimuzatinye ko nzayasubiramo nzayagarukamo. Ngo iminsi yawe niko birivuga ngo yanjye, ariko yawe nanjye ngo Imana zitaravaho n'umwe, kandi Imana yanditse mu gitabo cyayo, nta wakuraho nta n'uwakongeraho. Girira Imana icyizere kuri iyi Sabato. Imana yagushyize ku isi, izi minsi yawe yigirira icyizere. Ahubwo Zaburi ya 90 twigishe, Imana itwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge, kandi kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana dushoboze kumva iyo myumvire kugira ngo tubashe kubaho turi abantu bafite ibyiringiro mu mitima yacu byo kuzasanganira Yesu, ihumure ry'ime mu mitima yacu. Mbese nshuti yanjye wifuza guhumurizwa? Niba wifuza guhumurizwa, genda nawe uhumurize. Kimwe mu bibazo njya nkunda kubaza ngo nihute cyane tuze kubona uko dutarama mu kanya. Ubundi iyo babwiye umuntu ngo kanaka bagiye kumuhumuriza cyangwa tujye kumuhumuriza, muramfasha kugira ngo tujyane neza, baba bashatse kuvuga ko yabaye iki? Ndavuga mpindukira. Baba bashatse kuvuga ko yabaye iki hano? Yagize ibibazo. Undi hano bavuze ko yabaye iki? Ko yihebye. Undi hano imbere baba bashatse kuvuga ko yabaye iki? Yavuze ngo kanaka bagiye kumuhumuriza, bavuga ko yagenje ate? Buri wese afite uko yabivuga, ariko uwo muntu ibyo ari byo byose ntabwo abamerewe, aba afite ikibazo gikomeye. Reka ngaruke rero ku mvugo yacu dusanzwe tuzi Abanyarwanda. Ubundi bavuze ngo kanaka bagiye kumuhumuriza, nuko mu mvugo yo hambere aba yahahamutse. Aba yahahamutse. Ubu turi mu gihugu cyiza, Imana igifasha abayobozi bacyo bakomeze batekane, bagenda bahindura imvugo, ibyo bita ngo nugupronosora, ntibavuga bavuga, sibyo yemwe? Ntibavuga bavuga. Ubu rero ntibavuga guhahamuka, ahubwo bavuga umuntu wahuye n'ihungabana. Ariko ndagaruka ku kintu cyo hambere cyitwa ihahamuka, kuko cyambayeho. Umuntu wahamutse areba uko abandi batareba. Umuntu wahamutse yumva ibyo abandi batumva. Umuntu wahamutse yambara uko abandi batambara. Umuntu wahamutse ibyo abandi bita ko byera wabona bihumanye. Ibyo bita ko bihumanye ikinyuranyo abona byera. Kuko umuntu wahamutse ubwonko bwe buba butandukanye n'ubwo abitwa bazima. Igihe kimwe nigize guhura n'iyo ngorane, tugenda ku Gisozi mu buzima butandukanye bw'iyo mateka ya nyuma yaho, njya ku rwibutso rwo ku Gisozi bagiye gushyingura. Igihe nahagararaga ndi kureba ahantu bashyize imirambo cyangwa se ibisigazwa by'imirambo, uko nitegerezaga muri ya mirambo hari ibintu nabonye. Hari umusore ntazibagirwa niba ari umusore niba ari umugabo, ariko yari igitsina gabo. Yari yambaye amakoboyi bitaga ngo ni amakupure, sibyo yemwe? Amajingisi hasi no hejuru bisa, umubiri wari ukiri mubisi cyane. Uwo mubiri yari afite ibikomo ku maboko, ndabyibuka cyane mbyitegereza. Nuko ngiye kubona nkajya mbona yari afite umusatsi ameze nkaho umubiri ukiri mubisi bayikuragamo ari mibisi. Nditegereza, igihe nitegereza nkajya mbona inyo zirava mu gikankano zizamuka hejuru, zongera zimanuka zisubiramo, izindi zongera zizamuka. Uko nahagaraga nitegereza ndeba uwo murambo, mu mutwe wanjye hatangira gukora siriko, hatangira kuza ibi byiyumviro ngo ubu Nyiramapoli nyoko nuko ameze, Mashabari nuko ameze, Rutayisire nuko ameze, Twokenga nuko ameze, Wabyuma nuko ameze, Nigaba nuko ameze, Faranswa nuko ameze. Tangira kubara ndabara, Abingoma nuko ameze, Bukananganzwa nuko ameze, ndabara. Muri ako kanya mu murambo umwe nabonyemo imirambo y'umuryango yose muri uwo murambo. Kuko umuntu wahamutse areba uko abandi batareba. Hari ayandi mayereko agira. Ibyo utinda kumva nibyo bizakurema. Ibyo ukunda guhanga amaso ukareba nibyo bizakugira ugomba kuba we. Ibyo ukunda kurya no kunywa nibyo bizakurema mu bwonko ufite n'imitekerezo ufite. Ibyo ukunda kurara wumva, basore
za YouTube, za pornography bizakugira ugomba kuba uyu munsi. Nukunda gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana uzahinduka nkaryo. Muririmbyi yararimbye ngo ukurushaho kubana na Yesu mu rwiherero numwitegereza uzagenza ute? Uzasa nawe. Iyo ndirimbo ndayibatuye. Ibyo narebaga byandemye bingira uwo. Mukanya ntangira kumva imodoka za Croix Rouge ziri muri ziza zitwara abantu bahamutse, abagore bikubita hasi, abagabo bikubita hasi, abatibita abapfu baraho. Nanjye nikubita hasi nageze mu yindi si, kuko naje kwibona noneho nibona ndi muri stade Gatwaro ku Kibuye wacu. Iyo stade Gatwaro nayivuyemo mu mirambo 13,000. Bigize bumva ubuhamya muri 2004 ku mateleviziyo. Ndi umwe mu bantu bagera ku 8 bavuye muri iyo stade, ntago barenga 10. Hari abantu baruta uko mungana uko 13,000. Naguye mu maraso ndayanywa ndayiyorosa ndagenda. Byari ibintu bikomeye cyane. Nagiye kwibona muri iryo hungabana, nibona ndi mu mirambo, abantu bose bara nkuko mwicaye hano, nkajya mbona ari abapfu gusa, ari imirambo bari aho hose. Ku mugani wa Yampumye ati ndabona ibintu bisa n'ibiti bigenda. Buryo wahamutse ntareba neza, ntangira kubona ndi mu bapfu, ntangira kuvuza induru, ntangira gutaka. Haza bakansera bakoraho, ndahahamuka bakoraho biranga. Ariko ndashima Imana, ndashaka kubabwira intsinzi no kuhatinda. Igihe byari byanze, abakansera bankozeho byanze, ntacyo byatanze. Hari itsinda ryitwaga ibanga ryo gutsinda ryabaga Katabaro Kimisagara. Iryo tsinda nuko umuntu anjyanayo, bararirimba, barasenga. Mbere yuko basenga banzaniye ikirahure cy'amata, nkaga nti muri abagome muri kunzanira ibiremve by'amaraso y'abantu ngo bari yonywa. Uko umuntu wahamutse amata yitwa yera yabona ari amaraso, ibyo abandi biye babona ari ibyera abona bihumanye. Aho Imana ishaka kugera muri uyu mwanya uraza kuhagera nshuti yanjye. Umaze igihe kinini ufite imirebere runaka n'imyizerere runaka n'imyumvire runaka, cyane cyane no kuby'Imana ukabigendamo bigura intege, kuko uko amaso yawe ari kukwereka muri iyi minsi ya none atandukanye n'uko amaso y'ijuru yifuza kureba. Ukeneye rero gusaba umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubashe kureba neza. Ukeneye umwenda wo kwambika isari z'ubwambure bwawe. Hari andi maso ukeneye yo kureba ubukene bw'umutima wawe ufite, ukava muri ndatunze ndatunganiwe, kuko ijambo ry'Imana rirakurondora rikakwereka ko uri umutindi wo kubabarirwa. Yesu akugirire neza. Nshuti zanjye, ukanya nahuye n'ibibazo, banzanira ibyo kurya, nkatangira kumva, kuko mu bwonko bwanjye hahise hazamo impumuro y'amaraso. Najyaga ngera ahantu babazi nka cyangwa kwiseta, nagera kwiseta ya mpumuro y'amaraso yo kwiseta igahita igaruka mu bwonko bwanjye. Nabigendanye igihe kinini, nkajya numva mu bwonko bwanjye harimo umunuko w'amaraso. Umunuko w'amaraso nkumva ni uri kugenda mu bwonko bwanjye, nkumva ayo maraso aranuka. Uko ngeze kwiseta aho babagiye, nkumva wa munuko wo mu mirambo w'amaraso ni wundi mu bwonko. Banzanira ibyo kurya batakira, umaze iminsi 3 utarya. Narahungabanye, ndababwira ni muri abagome, muri kumpa inyama z'abantu ngo barizondya. Ibiryo nkabona ni imihore y'abantu, nkabona ni iminopfu y'abantu. Ndagenda ndasara. Reka mbabwira aho ibanga riri, niryo nshaka kubibwirira cyane. Bangirije muri iryo tsinda ryo gusenga, basanga abitwa ba Mukanyarwaya Liberata, bari umubwiriza butumwa. Basanga abantu batandukanye bitwaga ba Nyirimpunga, bitwaga ba Kabandari yabo n'abandi. Yari itsinda ririmo abantu b'Imana bari gusenga, maze bararirimba, barasenga, bararirimba, barasenga. Imana yari igiye kunuza aho hantu. Mageze nayo naguze akazu kari gahari gatoya k'ibyumba 2 na salo. Sanga nyiri iyo nzu twaguze yitwa Kamaro Theoneste, abumvise ubuhamya ku ijwi ry'ibyiringiro. Abyaye amaze imyaka 22, yarashaje, bafite umuhungu n'umukobwa. Sanga mu rugo rwe harimo indabyo yateyemo, avuka hano hirya Ingororero, hano hirya ya Mukamira. Sanga handitsemo izina rivuga ngo Yesu nazi. Yanditse mu ndabyo. Indabyo nshaka kuzirimbura, numvaga ibya Yesu bitamfata, nshaka kuzirimbura. Najya kuzirimbura mugenzi wanjye tubana, nkasanga yaziconze neza. Natanga sanga rya zina rirasa neza ngo Yesu nazi. Iryo zina ryambujije amahoro. Nibwo nashatse kujya kumenya ibya Yesu, ntangira gusenga. Igihe bansengeraga muri iryo tsinda, Imana irangiza. Amen. Amasengesho arampindura. Mu myaka 28 maze muri ritorero, 23 Imana impaye ijambo ryo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndashima Imana ko yanyijije abo badayimoni batera kwiyeba n'ihungabana no guhamuka. Yesu arabakiza, umuntu akamugira muzima, ahabwa iteka icyo cyubahiro iteka ryose kibiki. Ni Imana
ni Imana nyir'ihumure kandi duhumuriza mu makuba yacu yose. Twongere turambura isomo ryacu tugana ku musozo. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, isomo badusomeye ry'urufunguzo. Iyi ni ishobora gukora ku bwonko bwa buri wese, Imana amateka yagahinduka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto turasoma mu gice cyaho ni icya mbere ku murongo waho ni umurongo wa 4. Ariko ndagira ngo umutwe w'amagambo nawo tugarukeho. Haravuga ngo Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Ababyumvise mutamena? Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'iki n'urupfu. Ku murongo wa 3 atangira n'ishimwe, aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo na se, ni nayo data wa twese, ni w'imbabazi, ni Imana nyir'ihumure ryose. Ageze ku murongo wa 4, iyo Mana yacu iduhumuriza mu makuba yacu angana icyo abasoma yose, kugira ngo natwe tubone uko tugenza gute duhumuriza abari mu makuba yabo angana iki yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugujijwemo na Kristo. Murongo wa 6, iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo muhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo namwe muhumurizwe kandi mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Murongo wa 7, nicyo gituma ibyo tubiringiyeho hano mu ntara ya Musanze, hano kuri iri torero rya Buramira bigenje bite? Birashikamye, kuko tuzi yuko ubwo dufatanyije imibabaro yemwe dufatanyije no guhumurizwa. Ndagira mbabwire ko hari inkuru nziza. Nubwo dusangiye akaga n'amakuba n'ingorane byo kuri ubu buzima, nubwo dusangiye iyi ntambara, Yobu yavuze mu gice cya mbere umurongo wa 7 ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, intambara y'ubuzima, intambara y'ibibazo, ariko Kristo niwe humure muri iyi ntambara. Nta kabuza nitumwisunga azaduha gusohoka muri iyi ntambara tunesheje. Tumwemerere atubere umuyobozi, niwe humure ryanjye namwe, kandi yaje mu isi nk'uko wasenze yabivuze, azanywe no kugira ngo yongere kuduhumuriza, kuko amateka y'icyaha yaduhahamuye. Niwe no muri uyu mwanya wakongera agatabara agakiza, akize kubw'imbabazi ze. Nshuti zanjye, ihungabana rishobora gutuma ibintu byose wifuzaga kugeraho bidakunda. Ndabahamya gatoya ngana ku musozo. Igihe kimwe nari ndi mu materaniro Nyamirambo, niryo torero ryanjye rya kavukire. Nari nicaye muri urwo rusengero kubera amateka mabi yabaye. Umuntu umwe yari yarafashe mukuru wanjye amuca umutwe. Byari ibintu bikomeye cyane. Muri ayo mateka amuhamba ibice 2. Abigize bumva ubuhamya mu gihe gishize kuri radiyo ry'ibyiringiro, natanganye nawe ubuhamya. Natanganye nawe ubuhamya ndi mu mavuna iwacu, kuko amateka y'ubunyacyaha Yesu yarahinduye turi bazima. Amen. Na n'uyu munsi ntaza ibyo bice by'umubiri byashizwe kuko atahibuka ngo tubishingure, byaranze. Ariko ndaje mbabwire, Imana yampaye itegeko mu mutima wayo, mu mutima wanje, imitegeko yo gufata inshingano yo kubwiriza abiwacu bwa mbere binyuze mu nzandiko. Nuko mu gihe nari ndi umukristo naho numva ibintu byaragenze neza, ariko mu mutima hari hakirimo ikibazo cy'ihungabana. Abantu benshi ihungabana bararisengana, abantu benshi bararirimbana, abantu benshi bararibwirizanya, abantu benshi bafite ihungabana bitwa abapastori, ku buryo umwe adashobora kwicaraho mugenzi we yicaye, ku buryo umunyenda ugatemera umukiga, ku buryo umukiga atemera uwo mu majyepfo. Iryo hungabana abantu bararirwaye ry'amateka. Nshuti zanjye, abantu bagomba gutaha ijuru nuko Yesu agomba kuba yarakoze ku bwonko bwabo akabakiza iryo hungabana, abantu bakiyumva mu murongo umwe yuko ari bene Mana. Hakiri ayo mateka, niyo mpamvu ibyiringiro by'umugisha mu mutima w'abantu nta bihari. Abantu bakabibikanje, ukabona abantu bafite ishusho yo kwera, ariko imbaraga z'Imana zihindura umutima w'umunyabyaha ntazihari. Nanjye nari muri ubwo burwayi ngiye kubaha ubuhamya. Nari narihangishijeho gukiranuka, ninjiriye mu mwuka witwa temperance wo kureka inyama, amata, amagi, injanga. Haza umubwiriza uturutse inaha, ntabwo mbabwiye izina rye, mwamumenye. Araza arigisha ati n'abantu bakunda kurya ibishyimbo, ati ibishyimbo birimo proteine nk'iziri mu nyama, ati ubwo nabo ntabwo bazakira kamere. Nari ndi mu murongo wo kuvuga ngo ikintu cyose Imana izambwira ko ihana nzakihana. Ndavuga ni ibishyimbo, nawe kwa Herine urabeho, ibishyimbo nabyo ndabyihana.
nashakaga gukiranuka. Wumva aho narindi ko bitari byoroshye, nuko korari yaririmba idefirije, korari yitwa Abasaruzi yaga i Nyamirambo. Umujinya ukanyica ngahekenya mu rusengero. Abazi Nyamirambo hari intebe zikoze mu dusima, ntabwo nashobora gusenga napfukamye, nubwo uwo mucyo nawakiriye, ariko napfukamaga n'ahataragupfukamwa. Burya tugomba gupfukama hari adahari dusenga duhagaze Imana ikumva. Hajya nihangira nkapfukama kuri twa tuntu amava akazamo nkawe bashyizemo imipanga, nkahagara nk'igengesera abandi biyicariye, njye ndi kuvunika mu mavi ngo ndi gukiranuka. Umucyo wose ngomba kugenderamo. Korari yaririmbira yariya nkumva ndwaye ikizibakanwa, ngera ku rwego rwo kuvuga ngo nkeneye kujya numva amajwi y'indirimbo zabo kuko zimfasha, ariko sinkeneye kureba amasura yabo. Nuko umva urwango mu mutima w'umuntu witwa ko agiye kujya mu ijuru, kandi urwango rwanga abandi banyabyaha bagenzi be. Kandi naba nabuze amasogisi ngiye kuyambara nkabona ibinyurane, kamere nkumva irantongo iramfashe nkatongana, ariko nagera mu rusengero nkihangira gukiranuka. Inshuti zanjye, mbanura agapira ugacishe bugufi, Yesu yongera kwigisha. Ibyo byaragiye. Reka mabwire rero ikizami gikomeye cyaje kumbaho. Umwana wa mugabo wa Satani yakoresheje ayo mateka, araza azana mugenzi we, arayoba, ayobera Nyabugogo, arazamuka aca kuri Horeba, aca Kimisagara, ntiyajya mu rusengero rwawo, aromboreza i Nyamirambo. Afite ikihe gitekerezo? Ngiye i Nyamirambo njye gusaba tike abadive, numvise ko babi Nyamirambo bampe tike nsubira iwacu kuko twazanye twagenje gute twaburanye, reka zaze mu rusengero. Nari nshinzwe umutwe mutoya mu gihande mutoya, nariko ninjye wigishaga amamigisho, nandika abo bakire bahari bitwa ba Tomasi, abitwa ba chef mushya mukuru muramuzi Isidarasi, bari mu itsinda ryanje, ari ngiye uri kubarura, ndi kwigisha bigisho nigisha bakishima cyane, nkabona bakire nanjye nabemeje, mvuga ni buryo umwuka wera ndimo. Nuko mu kanya gatoya babona ndinosa, wa mwana arayoba, ayobera mu gihande cyanjye cya Gakinjiro, azamuka muri icyo gihande, nyimukubita amaso mbona ni se, isura yasiragaruka, ndashinyiriza biranga. Kaberiti n'ubundi dore wamwicanyi, kandi umwana ngiye kubampora abana gukiranirwa kwa base. Umwana araza, ngize ingorane ikomeye, ndabyibuka uwo munsi habwirije Pastor Ramon Rugero Nyange, nagize ingorane. Umwana mu kwinjira araza nyicara iruhande, duhuje amaso, muraho muhungira, nkareba ku ruhande, ariko umubwiriza yabwiriza nkacyabuka ngo ndeba hageze, nkahuza nawe amaso. Ibibazo biravuka, ntabwo mwe mu byumva, biraremereye. Ibibazo biramvukana, ntangira kwivugisha, maze ndivugisha, ariko birimo uburyarya, ntabwo nabishakaga. Ndamubwira ni Fara, atika amaterano narangira turatana, ngwi arikiriza, uyu mutindi yikirije gute? Pastor Ramon Rugero Nyange arabwiriza iby'urukundo rw'Imana. Ndabyibuka abwiriza ku gitekerezo cya Fatuma n'intare, uburyo intare yamutahirije. Fatuma yagera hirya akaba ati izi ngewe intare n'izinahirije, ariko igira mu kanwa hanuka. Intare iza kubimenya, iza kumutangira ati ko nakugiriye neza, ni gute ugenda unsebye? Yigishaga Yesu ko yatugiriye neza. Yagera hari urukundo rw'Imana, hishakamo akanyabugogo ngo nishakamo iby'Imana, nkavuga nta amen, navuga ngo amen. Umwana agakebuka akareba ati ariko se ubu ni muzimara. Nawe niko twaje kuganira nyuma, amaterano arangiye, reka nihute. Turasohotse tugeze imbere, ndamubwira nese turatahana, ati ndavuga ni ngushije ishyano. Turamanuka tugera kwa Mutwe, ariko tugeze kwa Mutwe muri nge Imana ni nziza. Mwuka w'Imana anza amatangira kunyibutsa ibihe bya kera, turi abana tubyirukana, twotsa runonko, dukina imbata, tukaca imbata hasi, tukaba dukina ngo musoda si sa. Ndabyibuka dukina n'ibyitwa tayari. Ndaje mbabwire, Imana ibasha guhera ku tuntu tw'amafuti, ishaka kugukiza ngo ukize na mugenzi wawe. Ririya jwi rihora rikwibutsa utuntu twiza nubwo twaba dutoya, byuri agaciro kuko ni iry'Imana. Agatekerezo kabakanjemo, nibuka ikintu gikomeye. Twigize gufata amata ari mu kajerekani ka litiro 5, turicara turayagotomera, turavuga ngo tugiye gupatana aya mata n'uwo mwana. Ni nyanywa nkayacagasa, nawe asigaye urayamara amati. Akajerekani guruguru turayanywa, tuyamaze muzi byatubaye, badukubise inkoni nkiza kabwana kakoze mu nkoni. Numva hari agasano kaje, burya umuntu mwasangiye ni ikintu gikomeye. None nagutumira mugasangira, ujye umenya ko muhanye igihango gikomeye.
ijuru naryo ryaduhamagaye ngo dusangire naryo. Imana ishimwe. Mu kanya gatoya numva ka kantu kagashashi kijwi ritoya ryongorera muri njye bati ngizi ijwi ryongorera, rirya jwi ryongorera rikwibutsa ibyiza rikomeze. Nuko numva ijwi riraje mpita muhamagara nikana katikara, uribuka dukina musoda bimwe nsubiyemo tugira sisa ati ndabyibuka, ntibakadukubita yego, uribuka tunywa amata bakadukubita ngo mwiza kabwana kakoze mwono yego. Numva muri njye hazamutsemo akantu k'urukundo, ndamubwira ni François uri muri umuna wanjye. Imana yabashije Mose ngo ufite iki ngo ngenze ne niki mu mutima wawe gihari, Imana yahera ikongereka kubakira amateka mashya, ikongera kubaka ibyasenywe n'abadayimoni, ijuru ikongera. Iryo jwi wumva ryongorera rikomeze, ntabwo urarengerana, Yesu akwitayeho kandi arifuza kugukiza nshuti yanjye. Nuko turamanuka numva ibyiringiro by'urukundo biraje, ariko tugeze mu nzu reka nihute. Ninjoro abadayimoni nibahwema baragaruka batugiye kurya. Ubu urarya. Iyo nzu naringuze yari iriho hamwe amarido, handi hariho kugika ingunguru gafungura kareba muri ruhurura, ahandi hariho urujya kugika imbaho kari mu cyumba cyanjye nari nyiri kuhasana, ariko gasakuza cyane. Uko nkinjiyemo njya mu cyumba umuhungu arakumva karajwigira, atangira gukora imibare ati ntabwo nagirira icyizere mwene Mashabana, n'amateka ye ni wacu ntabwo bishoboka. Ikindi amatafari yari yubakishije inzu yari yavuye iwacu. Iyo nzu yari icyubakishije amatafari kandi ntabwo yari gusenywa. Imana yangiriye neza. Ibyo ni ikindi gika kugira ngo ice inzira yo kujya kubabwiriza ubutumwa. Imana yantegetse kutarihisha. Ntabwo abarihishije ari uko baciriyeho iteka, ariko buri muntu wese agomba ko yahamagawe. Ngiye nuko nahamagawe, ijuru rirabintegeka kandi ijambo ry'Imana ryongera kuvuga ngo n'ubundi wibye iby'abandi agenza ati muri Ezekiel 33 abibye iby'abandi abajyanye iby'abandi muzabisubize. Niko gukiranuka, niko kugira amahoro. Ariko Imana nigutegeka kubabarira ntuzashiremo imibare. Nta 200 nari intunze, nagombaga kwishyurwa 1,400,000 yari menshi ndagasorosore kari mu mujyi wa Kigali. Ayo nari maze kugura iyo nzu yari isigaranye 150,000. Nta kintu nari mfite, ariko ijuru yabitegeka. Imana ihimbaze ko ariyo yabikoze, sinjye. Nkunda amagambo ari muri Zakariya igice cya 4 umurongo wa 5 wa 6, si kubwa amaboko ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Uwo mwuka w'Imana niwe ushoboye kugira icyo akora, twebwe ntacyo twakora. Imana irabikora, yari yaciye inzira. Reka mabwire yayiciye nyuma yaho ngaho. Umwana ndarya ashinga inkokora, aravuga ati nkurikije amateka ya data n'ibyakozwe n'ibyo twakoze, sinshobora kuryama muri iyi nzu ngo nsinzire. Uko mukuru we yaciwe igihanga niko icyanjye bari bugice, ntawe uzamenya aho naguye. Ashyiramo imibare ati ndashinga rero inkokora. Numva akugi kavuze. Nabonye urugi rusohoka inyuma mu gikara, ari urugi rw'ingunguru, nta gapata karimo. Ndapfa nsohoka, ntago mpfira muri iyo nzu. Ndagenda sore nkurura kiriya gipata mpita niruka. Ahantu ferime ya mbere yari kwimanukira hari ruhurura ndende, ubu barayikoze yabaye nziza. Hari ruhurura ndende cyane isumba runo rusengero. Bivuze ngo yagombaga gusohoka mu nzu kuko nari no hejuru ya ruhurura, ahita amanukira muri iyo ruhurura, n'ubundi nta buzima yari kugira. Nanjye rero Satani baranyegeye, mba ndaryamye. Nanjye ijwi rirambwira ngo ubu uraryamye nta soni. Mbega ibihahamuke bibiri birara ku buriri bumwe, mbega ibihahamuke bibiri bituye mu nzu imwe, mbega ibihahamuke bibiri bituye mu mudugudu umwe n'akagari kamwe, bigahura bigasuhuzanya, ariko byose byarahahamutse. Ninde wakiza aba bantu uretse imbaraga y'Imana yonyine? Ubu abagabo n'abagore barahahamutse mu buriri, bamwe barara bateye uburiri umugongo, bandi barara bashinze inkokora. Amarira y'abagabo ngo yatembaga ajya mu nda menshi, ari kumanuka akanyura no mu kanwa no mu bwanwa. Ay'abagore bararara batsikimba. Ariko nasomye amagambo ngo muri Zaburi ngo ijuru rijya rimanuka rikaza no kureba igiteje umuntu kurira, rigapima amarira. Tuzabireba imbere ngo rikabaza ngo uyu muntu ari kurizwa n'iki, n'umugabo wamusengereje n'umugore wamusengereje, ngo mu ijuru bakajya gutanga imimuriko ye wateje agahinda n'amarira. Nshuti zanjye, wirinde kuriza abantu kuko mu ijuru babyitayeho. Mu ijuru babyitayeho. Shinga inkokora, ntangira gushyiramo imibare. Ndavuga nti ntawamenya mwene kanaka icyamuzanye. Bari barambuza bavuga bati nta gahungu kamwe gasigaye, tuzagashyira mu igunira tugasunika ku musozi witwa Kabugita. Ibi ndi kubabwira nabivugiye iwacu duhagararanye nabo mu iteraniro. Abantu b'Imana, umwe n'umuyobozi wa Jia, undi n'umushefu, undi n'umukuru w'itorero, bandi n'abadiyakoni, bandi n'abanyabyiciro.
kandi urwo rusengero rushinze aho kwa Mashabari twasengeraga ibigirwamana hitwa mu Matongo, niho Imana yaruteretse. Ni ibindi bintu bikomeye cyane. Ndavuga n'ubu byanze bikunze bamwohereje ibyo kuvuga ngo yayobye. Umuntu ayobate akaza Nyamirambo, urumva amajwi y'abadayimoni, akaza agasanga mwene Mashabari ahasengera, akicara ku ntebe afite abamuyoboye, namubwira ngo tujyane, ati turajyana. Urugendo ruba rurerure, none tugeranye no mu nzu ndyame sinzire. Ubu ndasinzira, umutima urambwira tusinziriye wawe ukabonye. Ndavuga ni nanjye baranyica genda. Ninjoro rero dore uko byagenze. Naratekereje ni ndaramuka numvise ibirenge bivuga mu nzu, biseta mu nzu, induru ku munwa ntibaranyisha baranyisha. Mbega ihungabana rishingiye ku mateka y'icyaha ko riteye ubwoba. Nuko nshinga inkokora, ariko ninjoro nza guhura n'ibibazo, nshaka kunyara. Ino baranyihanishije ngo ntabwo bavuga ngo abagabo banyara, iwacu niko tubyita. Bati koze ishyano, nese nakoze iriya shyano, ubwo nari ndi mu Kinigi. Bati wavuze ngo ujya kunyara, ati nta mugabo unyara. Umugabo arihagarika. None babyita ngo iki? Ngo babyita gusoba. Uramutse uvuze ku kibuye gusoba, nabo baseka bagatembagara. Ubundi bazi ko hasoba abagore naho abana, abagabo twebwe nukunyara. Izi ndimi nazo zifite ikibazo. Nuko ninjoro nshaka kunyara, nshatse kunyara, uruhago rurabyimba, ariko nkavuga ngo ninjya gukingura urugi, nkumva ijwi riri kumwe ngo uramenye ntukingura urugi, kubera yuko undi nabaryamye amajana ati numva kugi kavuga. None se ko nshaka kujya kunyara, ijwi rinerwa ngo nuramuka ukinguye baragufatira hanze. Ati buriya bene wabo bari hanze, mbega ihungabana. None kundi gushaka kunyara ndabigenzana. Irindi jwi riraza riramwira ngo ariko wivunika, hariya hirya munsi y'igitanda harimo akantu bita Chantal. Chantal ni izina ry'umuntu, ntabwo ari iryo, ahubwo bakita Kadobo. Kadobo niko babeshyira ngo ni Chantal. Chantal ntabwo ari wowe. Akadobo n'ubwa mbere nari ngiye kunyara mu kadobo, nuko ijwi riramwira ngo genda ngo unyare muri kara kadobo. Ndavuga nti ninyara mu kadobo uyu mugore turyamanye ari ubwa mbere akamenya ko nyaye mu kadobo, nta jambo nzaba ngifite. Umugabo wanyaye mu kadobo ubwo bari umugabo wananiwe kujya hanze. Urugamba ruravuka, biranga, uruhago rurabyimba, rushaka guturika. Haraho twihangana bikageraho bikanga. Ngeze aho numva irindi biramwe ngo waretse kwihagararaho ugafata kariya kadobo. Ndabigenzana, uragafata upfukame. Reka mbabwire, hari ibintu bikomeye. Upfukame njya kubise. None ndabandi ndabigenzane, ndagenda ndapfukama, gafata ukiyegereza, ndakiyegereza. Noneho umutima nama ukajya umbwira ngo noneho ujye urekura duke. Uraseka ariko ni ibintu bikomeye. Ujye urekura duke. Ntangira uwo mwitozo, nkarekura nkumva ngo jyororo nkafunga hadakanguka agasanga ndiko kanyaramo. Ongera nkarekura duke bikavuga ngo jyororo nkafunga, ndekura mfunga. Izanyuma ngiye kumva numva zirarangiye ntawe. Byutse mu gitondo njya kuzirukankana kuzimena ngo batanshishamo ijisho. Turabyutse mu gitondo, reka mbyihutemo dusoze. Ihungabana rishingiye ku mateka, abantu benshi bararigendana, ariko ihungabana nashaka kubabwira rirenze irindi ni ihungabana rishingiye ku cyaha. Nuko mu kanya gato umwana igihe twaganiraga nibwo twasubiyemo ayo makuru, ati burya sinasinziriye, naryamye nzi kuza kunyica. Nanjye sinasinziriye, naryamye nzi kuja kurangiza gahunda. Turangije turahoberana, ndamubwira ni kanaka uri umwana w'Imana, ati nanjye ngiye guhamya iwacu, reka byihute. Ibyo byabaye inzira yo gutegura iwacu, nibwo habonetse inzira yo kujya kubabwiriza ubutumwa. Igihe twatajya kubabwiriza ubutumwa, bati turubakayo urusengero, Imana ibinegetse gutangamo ikibanza. Uyu munsi nibo bayobozi b'itorero, niho ngenda nkarya, niho ngenda nkaryama, niho ngenda nkasinzira, niho ngenda nkarya akamaro basenge nkanywa amata. Barakora ubukwe nkabujyamo nkayobora nk'abapare, nakora ubukwe bakazana imitobe n'ibitoki. Nshuti zanjye, iyo abantu bamaze gukira ihungabana rishingiye ku cyaha, ibyari inkuta Yesu arabisenya, hagahinduka amataba. Amahoro n'umutekano bikaboneka mu muryango, amahoro n'umutekano mu baturanyi bikaboneka. Mbifurije Yesu wasenye ibiraro yongere yubaka amahoro, ayo mahoro yongere ahumuriza imitima yanyu. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu,
niko Yesu yasezeranye ati mwese abahujwe n'ako kaga muze musange ndabaruhura. Ndagira ngo mbabwire ko amateka y'umunyacyaha yahungabanyije Adamu mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:8. Adamu arahungabana arirukanka ajya kwirebera ibitokero. Imana itera intambwe 100% iza gushaka no gukiza icyazimiye. Irahamagara ati Adamu we uriye? Ati reka numvise imirindi yawe ndihishe. Kuko wamaze gukora icyaha arahungabana arwara ihahamuka agahunga Imana. Umugabo ntagishaka kuvugana neza n'umugore we, umugore ntagishaka kuvugana n'umugabo neza. Umwana ahinduka igikange ku babyeyi kuko ihungabana ry'icyaha ryageze. Ibyo gukiranuka ntibyitabwaho, ibyitwa ibyera abantu babyita ibyanduye, ibyitwaga ibibi bakabyita ibyiza. Abantu bagasubira inyuma bakarya ibyo baretse, abantu bagasubira inyuma bakanywa ibyo baretse. Nshuti zanjye, abo ubona bakikora wibacira biteka, kuko ihungabana ryabagejeje kure cyane, bituma bambara ubusa, bituma bahinduka abasinzi, bituma bagira ikibazo. Bakeneye umukansera ufite Bibiliya ubabwira ati nimuhumure haracyari ibyiringiro. Abo bagore bitwaye nabi, abo bakaba bitwaye nabi, abo basinzi, abo bajura, abo bakoze ibyaha bikomeye, mwikwirenganya, icyaha kibarusha ubukuru. Mwaraje musanga kirahari. Imana nibacira witeka nshuti zanjye, hari ijambo ry'ibyiringiro. Imana yateye intambwe isanga Adamu iramubwira iti urwara gupfa ntukiri upfuye, humura biracyashoboka kubaho. Imana niyo yantumye kuri wowe ngo mubwire ngo humura, kubaho biracyashoboka, gukira biracyashoboka, guhinduka biracyashoboka. Ihungabana rishingiye ku cyaha ryatumye wiyandarika, ryatumye umubiri wawe usenya, ushyiramo kanyanga n'urumogi, byatumye umubiri wawe uwushyiramo ushingiye ku ntege nke z'umubiri. Ngo amibe yatumye usubira ku byo wari wararetse. Benshi barazinywera munsi y'uburiri, bandi baragenda bakagira ibintu bikomeye cyane, bandi basubiye ku binyobwa bise ngo ni inzoga z'abarokore muri iyi minsi ya none. Ihungabana ryatumye muta inzira, rituma muva mu murongo, ariko ijuru riragira ngo ribongere ribabwire yuko rikibakunda. Nimuhumure, Yesu arahari we nyiri ibyiringiro, yongera ahumuriza imitima yanyu. Ijuru rikimara guhumuriza Adamu, icyo Adamu yakoze n'ikikwiye gukora kuri aya masaha. Adamu yakiye ihumure ry'Imana, atsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye ku mirimo, nta nubwo we yagaruye ibyo yibye, ahubwo ijuru ryamubabariye ahagazaho. Cyakoze twebwe turabisabwa, ariko ijuru ryatsindishirije Adamu. Adamu niwe muntu wa mbere watsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yemeye icyo Imana imubwiye. Imana yamubwiye iti rwari gupfa wari ugupfiriye kera, inama y'agakiza yarateguwe. Humura ntugipfuye mwana wanjye, humura ntukirimbutse, humura reka nkwambura ibi bicocoro, reka nkwambike umwambaro. Intama irahagwa yambika uruhu rushushanya gukiranuka kwa Yesu. Ihumure riza muri Adamu. Nasonye amagambo ngo Adamu akimara kwakira iryo humure yabwiye Imana ati data nyemerera nigumira ahangaha sinzongera gucumura. Imana iramubwira iti hoya, ntabwo isezerano ryo gucungurwa kwawe riri ahangaha muri mu ngobyi ya Edeni. Jya inyuma ya Edeni ukora ibyo usabwa gukora binyuze mu bitambo, agakiza kazaturuka mu muryango wawe. Adamu ngo yakira iryo humure, asohoka mu ngobyi ya Edeni afite amahoro yo mu mutima. Icyama kuri iyi saha tukava muri aya materaniro ufite amahoro yo mu mutima. Iyababariye Adamu ikamukiza ihungabana, yiteguye gukiza buri wese kuri iyi sabato. Iyababariye Eva ikamukiza ihungabana, yikeneye gukiza buri wese uri muri iri teraniro. Iyababariye Twayisenga ikamukiza ihungabana rishingiye ku mateka, ikamukiza ihungabana rishingiye ku cyaha. Reka ne kubimara nzababwira, hari ibyo Satani yankoresheje muri iryo hungabana riteye ubwoba. Igihe cyarageze njya kureba abagororwa, hari uko nzabibabwira. Hari ibyo nangije, hari ibyo nakojeje, ariko maze gusoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo iminsi y'ubujiji bwacu Imana yarayirengagije. Ngo ariko uyu munsi irahamagarira abantu bose guhindukira bakihana. Imana iduhe kugendera kuri uwo murongo. Ihungabana aho ryaba ryarakugejeje hose rishingiye ku cyaha, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubasha gukiza ihungabana akongera akakurema amateka mashya ku bwa Yesu umukiza wacu. Amen. Mbese kuri iyi sabato abantu bangana iki bavuga bati mwami Yesu, nanjye nkeneye kwakira ihumure riturutse kuri Yesu, kandi namara guhumurizwa nanjye nkajya guhumuriza abandi. Bakabihamisha kuzamura ibiganza byabo babyerekanye nyir'ubugingo wabibahaye. Ikiganza cya Yesu cyatoboye ku bwanjye nawe, ariko uyu munsi wa none cyamaze gukira. Yesu yarazutse, Yesu ari hano muri aya materaniro, nubwo tutamurebesha amaso niko nasomye. Yiteguye gukiza buri wese umusanga. Reka ikiganza cya Yesu gifate mu kiganza cya buri wese w'umunyantege nke, maze muzamure Imana imukure mu ihungabana, imuhe gushikama noneho mu by'ukuri, kandi abigende matajagajaga mu izina rya Yesu. Haba hari abantu bake cyane cyangwa se benshi bakeneye isengesho ry'umwihariko, bakeneye ihumure, baba ari abashyitsi, baba ari abizera, bo bakeneye isengesho. Nagusaba ngo utambuke wowe
uze dupfukamane hano. Nzi agaciro k'isengesho, ndifuza kugusabira muri uyu mwanya ngo ijuru rigukize by'umwihariko. Wowe ukeneye iri sengesho, tera intambwe wifuza guhumurizwa, hanyuma wamara guhumurizwa nawe ukambika imbaraga zo kujya guhumuriza abandi. Birashoboka ko ari abantu wabitsemo ubwoba, birashoboka yuko nawe ihungabana ryaguteye gukora amahano, ariko ukeneye ihumure riturutse muri Yesu. Ngwino Yesu akwakire, Yesu aguha umugisha. Gasaba abayobozi babakore mu biganza, babankorere mu biganza. Nshuti yanjye, hari ihungabana rishingiye ku mateka yitwa icyaha, ryatumye witwara uko bidakwiye. Hari rishingiye ku mateka twabayemo muri iki gihugu, ryatumye utababarira, ryatumye udashobora kugirira abandi neza. Urarigendera, uraririmbana, uraribwirizanya, urarisengana. Nshuti, ijuru ririfuza kugukiza. Uburyo bwose waba waragezemo ntabwo uraba kahebwe, Yesu akwitayeho. Ndagusaba ngo utambuke mu izina rya Yesu, Yesu akwakire. Mugiye mutambuka igice kimwe cy'indirimbo, mugiye batambuka igice kimwe cy'indirimbo. Nshuti zanjye, Imana ntabwo ari umuntu. Iri juru rikeneye kongera kukwandikira amateka mashya arenze ayo wakoze. Iri juru rikeneye, ntabwo wikwicira witeka, oya humura. Iri juru rikuzi neza, iri juru rigusobanukiwe neza. Imyicarire yawe, imihagurukire yawe, icyaha kirakuruta. Wikwicira witeka ngo ibyo nakoze sinababarirwa. Ndi umugabo wo guhamya Yesu wambabariye. Yesu ukiza ihungabana, umuntu akongera akaba umugabo muzima, akongera akaba umugore muzima, akaba umukobwa muzima, akaba umwana wumvira ababyeyi muzima. Iryo hungabana niryo rituma utagera ku rugero rukwiriye. Nshuti zanjye, Imana ikeneye kugukiza. Yesu akeneye kongera kuguhindura amateka, akakwandikaho amateka mashya. Imana ibahe umugisha. Igice kimwe cy'indirimbo cyangwa bibiri, mu gihe turi kubona imvura nayo iri kumanuka, manuka wowe usanga Yesu wihuta, kugira ngo ubwo imvura y'ibigaragara iri bugwe, Mwuka Wera mu mutima wawe ahature cyane kandi ahatinde cyane. Iyi sabato ni sabato y'agakiza ku bugingo bwawe. Ijuru ryakuntumyeho, ijuru ryarandinze rirakurinda, kugira ngo iyi sabato izongere kubera isabato y'agakiza. Iyizire, biracyashoboka gukira, biracyashoboka guhinduka. Ihungabana rishingiye ku mateka y'ubunyacyaha, ijuru ryiteguye gukiza buri wese. Adamu umukurambere wacu yahuye naryo, ariko ijuru ryateye intambwe riramushaka. Ni muri ubwo buryo buramira nawe yateye intambwe yo gutegura amavuna, kugira ngo Imana yongere izigushake. Ubwo igushaka nawe ngwino, yiteguye kukwakira. Ngwino, Yesu akwitayeho. Igitero kimwe cy'indirimbo cyangwa bibiri, igihe baruru bashyiramo iyi nanga, tambuka usanga Yesu. Aka gasozi keza k'umugisha, ngwino Yesu akwakire. Yesu arahamagara none, arakwifuza uyu munsi. Igihe baririmba iyo ndirimbo, iyizire uhisemo neza, wikwirenganya. Satani yikwirenganya ngo akubwire ngo oya ntibishoboka. Oya, birashoboka. Byadamu byarashobotse, ibyanjye nawe birashoboka. Ngwino, Yesu arahamagara abarushye, bashyitsi mwatugendereye uyu munsi. Bizera, wewe wari warasubiye inyuma, wewe wari waratsembye isano n'itorero, ukaba utacyemera iby'umwuka, ukaba utacyemera ibyera. Ihungabana ryakugejeje kure rishingiye ku cyaha. Ngwino Yesu akwandika izina rishya. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu. Yesu kwizera amateka muri iyi sabato. Tambuka wihuta, we bahaye inzira. Nogeye icyo gitero kubera wowe, tambuka wihuta, abandi baguha inzira. Yesu uri gusanga. Zana ibyaha byawe ubyicujije, ngwino, witindiganya. Uyu munsi ni wowe wawe. Mana yamuhaye uburame ku rwego uriho, kugira ngo uyu munsi wongere kubera umunsi w'agakiza. Ihungabana rishingiye ku cyaha, Yesu arashaka kurigukiza. Imana ihimbazwe. Reka duhagararire aha. Abakunda Yesu muvuge ngo amen. Imana ihabwa icyubahiro. Adamu yitabye we na Eva ari babiri, kandi kwitaba Imana n'uyu munsi tugihumeka, kuko mwitabye Imana atari umuntu musanze. Ihaze kwifuza kwa buri wese, kandi iyambabariye mu ijambo rigufi cyane, muyigirire icyizere namwe irababariye.
ntaho itabakura. Turi abagabo guhamya aho yadukuye, yaradukijije, yaraduhinduye, yaduhaye gucya, yaduhaye kunyurwa kandi ibibazo bihari. Muhumurize ababera umwishingizi. Reka dusenge. Abo bishobokera turapfukama, bidashobokera muhagarara, Imana iratwumva. Data wa twese uri mu ijuru, tuzi neza ko na hano hari kuko witwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Twarakubonye mu bihe bibi, twarakubonye mu bihe byiza, n'uyu munsi twakubonye kuva mu gitondo n'iyi saha turakubonye. Hatabaye imbaraga yawe ikomeye, nta munyabyaha wahaguruka ngo yasange undi munyabyaha, ntabwo byashoboka. None se ntubizi inkoni naririye burigade ya Muhima? None se Mana ntubizi inkoni nakubitiwe n'amapingu nambitswe nkubitwa kuri burigade ya Nyamirambo? None se Mana ntubizi inkoni nakubitiwe mu biziriko? Ntubizi inkoni nakubitiwe mu cya hafi na Rokuru Defense? Mana ntubizi inkoni nakubiswe ngiye kwimanika inshuro 3 bakamanura mu mugozi, ihungabana ryanteye kwiyahura, mvuga ngo ninjye usigaye njyenyine? Ntubyibuka mu Gacinjiro manuka nsimuka urugo, manuka kwa Viatori w'umufotogarafi, bakakurikira bakamfatira hasi mu mubande, ihungabana ryaranyishe, inkoni nizigize zibindura, ariko mwamuhuye nanjye urampindura, uhabwe icyubahiro. Ndagusabye kubw'ibyo uhindura abana bawe. Ababyeyi baravuze byaranze, abana baranga. Abagabo baravuze bashyiraho igitsure ku bagore babo biranga. Abagore bararishe, bararize, baraniha, baravuga, yemwe hari n'abagiye mu nkiko no muri za Gacaca n'ahandi no mu mirenge kugira ngo ibintu bisubire kuri gahunda biranga. Ariko icyo tugushimira ni uko aho ugeze bikunda. Iyi miryango ngera uyubake, ongera uyihumurize. Humuriza abagore baraha, humuriza abagabo baraha, humuriza abana baraha, ab'icyaha cyakoresheje amahano ubabarire kubw'imbabazi zawe. Cya kindi cyatujyanaga kwa kundi, cya kindi cyatujyanaga kikankura mu ruhango, nkagenda nk'urumogi nkagera mu mayaga, ngenda ngo za Tayizoni, ngo za Kanyanga zivanze muri Mitsingi, tukitwa amazina y'abadayimoni, Yasina Mupenzi, nta mukunzi ngira, abami b'abagome. Ibyo byose bikatwandikwaho. Wavuze yuko nitutwiyegurira uzatwandikaho izina rishya. Turakwinginze ngo abana bawe bakwiyeguriye ubandikeho izina rishya. Uruvugo n'amagambo bahawe kuri uyu musozi naho batuye urukureho mu izina rya Yesu. Kuko wari Sawuli rusahuzi wamuhindurira amateka yitwa Pawulo, wari indaya wutwi muhindura amateka arahinduka, abari abicanyi bahindura amateka bitwa intumwa z'urukundo, abari abanyamahane ba Yohani bene Nkuba bahindura amateka bahinduka urukundo. Turagusabye ngo wowe ubwo wabikoreye abandi b'icyo gihe n'uyu mwanya ubikorera abana bawe. Ubwo bapfukamye hano ari wowe bapfukamiye, mu gihe isi n'abantu bashobora kutubwira n'ababyeyi bacu ngo pfukama, tukabyanga, tukabikora kubw'inkoni n'igitsure. Bo baciye bugufi babikoze ntawe ubibategetse, ahubwo bamenye ko uri umwami ukwiye gupfukamirwa, bamenye ko uri umwami utanga amahoro. Ubwo baje bagukeneye amahoro, ubaha amahoro mu mitima yawe. Abibaga ubabare ntibazongere kwiba, basambanaga bakize umudayimoni w'ubusambanyi, abasinzi bakize umudayimoni w'ubusinzi, abarwanyi bakize umudayimoni w'uburwanyi, abanyamagambo bakize umudayimoni w'amagambo. Ahubwo icyo bafataga igihe cyo kuvuga inkuru z'abadayimoni, bajya babona igihe cyo kuvuga ko Yesu akiza agahindura. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.